Umugabo n'umugore ndetse n'umwana bari imuhira. Ubwo hari mu gitondo, umugabo yitegura kujya ku kazi no kujyana umwana ku ishuri. Umugore yari ari gushushanya ko ari nako kazi ke ka buri munsi, aho yatunganyaga ibishushanyo akabicuruza online. Umugabo yitwa Darren, umugore yitwa Sophie. Darren ati "Sheri ngiye ku kazi." Sophie ati "Nta kibazo Sheri turasubira." Darren yagiye ku kazi ndetse anajyana n'umwana ku ishuri. Wari umuryango wishimye nta kibazo bafite. Umunsi umwe bose bicaye muri salo n'umwana wabo baganira. Sophie telefoni ye yaje gusona. Arayitaba asanga ni inshuti ye ya kera imuhamagaye. Yahoze iba mu mahanga ubu igiye gutaha. Imusaba ko yaba ayicumbikiye mu gihe agishaka aho kuba ari. Akaba ari no kumusura ko yari anamukumbuye cyane. Amaze kuvugana n'inshuti ye abwira umugabo ibyo bavuganye. Darren ati "Nta kibazo rwose ubikore, ni inshuti yawe sinabyanga." Ubwo yamubwiraga ko inshuti ye igiye kuza bakaba babanye mu nzu mu gihe agishaka aho kuba. Ntibyatinze bwarakeye ya nshuti ye irahasesekara. Iyo nshuti yitwaga Alia. Sophie yakiriye inshuti ye n'urugwiro rwinshi, nawe yari imukumbuye cyane, arayijyana aho kuruhukira mu cyumba, we ajya muri salo. Ntihashize amasaha menshi Darren yaje gutaha, akibona inshuti yaje kureba umugore we Sophie, ayikubise amaso asanga baraziranye. Yari inshuti ye ya kera mu bwana bari baraniganye. Darren asuhuza Alia bose bishimye, Madamu Sophie biramutungura. Ntabwo yari azi ko afite inshuti iziranye n'umugabo we Darren kandi banakuranye. Barasuhuzanyije birarangira. Mu cyumba Sophie n'umugabo we Darren baryamye, Sophie abaza neza umugabo we Darren uko aziranye neza na Alia. Amubwira ko nk'uko babivuze kare biganye kandi banakuranye. Sophie arabyumva barangije bararyama. Bwarakeye Darren agiye mu kazi, Alia nawe aba yamaze kwitunganya. Mu gihe Sophie ari gusezera umugabo we, abona Alia nawe arashaka kugenda. Sophie ati "Alia ugiye muri iki gitondo?" Alia ati "Hari ibintu ngiye kureba mu mujyi kandi ndabikeneye cyane." Sophie ati "None se ko n'umugabo wanjye ariyo nzira, wagiye mu modoka akakugezayo?" Alia ati "Urakoze." Ari nako yinjira mu modoka ya Darren. Mu nzira Darren na Alia bagenda, Alia ati "Ndakubona ufite inzu nziza, imodoka nziza ndetse n'umuryango mwiza. Ubuzima bwawe bumeze neza pe." Darren araseka cyane aramubwira ati "Ndashima Imana rwose yangiriye neza." Alia adaciye ku ruhande ahita amubwira ati "Ibi ariko byari kuba ari njye nawe tubayeho muri ubu buzima. Urumva ukuntu twari tubanye rwose, yari kuba ari njye nawe tubayeho gutya pe." Darren ati "Ariko ni iby'ahahise, reka iby'ahahise bibe iby'ahahise." Ikigaragara Alia na Darren bakundanyeho bakiri bato, kandi bisa nkaho Alia akimwiyumvamo. Alia yaje kugera aho aviramo aragenda, Darren akomeza ku kazi ke. Darren yari afite indi nshuti ye y'umugabo nayo bakuranye, ubazi neza, uzi Alia, uzi na Darren ndetse n'umubano bari bafitanye kera bakiri bato. Darren yagiye kureba iyo nshuti ye yitwaga Andrew, ayibwira ishyano umugore we yamukoreye. Amubwira yuko inshuti ye yahoze imubwira ko igiye kuza mu rugo iwabo, yasanze ari Alia wa kera. Andrew ati "Alia nzi?" "Yego, Alia uzi." Andrew ati "Wimbeshya." Barabisiga cyane, ariko Andrew akomeje amubwira ko agomba kubwira umugore we akabwira Alia akagenda, kuko abizi neza ko bizagora Darren kwihanganira Alia abaho ngaho. Darren ati "Reka ibyo ntubigireho ikibazo rwose. Alia naramukundaga cyane, ariko nawe uzi ibintu yankoze, kandi biriya bintu byari ibyo mu bwana.
biriya byararangiye, njye ndizeye nta kibazo na kimwe kizaba. Ubwo anniversaire yo kwizihiza umunsi Darren na Sophie babaniye yari yegereje. Sophie ari kumwe na Alia mu nzu bicaye, amugisha inama ati: umunsi wo kwizihiza igihe nabaniye na Darren ugiye kugera, ndashaka ko umbwira igitekerezo cyiza cyo kuwizihiza. Alia ati: kuko se kiregereje? Sophie ati: yego, imyaka 8 iruzuye, ndashaka gukora akantu kari special. Alia ati: imyaka 8? Asa n'utangaye cyane, arangije aramubwira ati: okay, nzi restaurant nziza cyane mwasohokeramo kandi byababera byiza rwose. Sophie ati: koko? Alia: ndakwizeye. Alia ati: ahubwo reka mpite nkora reservation nonaha. Sophie ati: cyane rwose, ahubwo ndashaka ko nawe uzatujoyininga. Alia ati: okay, niba ubitsimbareho rwose njye nzaza nta kibazo. Sophie mu cyumba n'umugabo we Darren amuganiriza uko yapanze aho bazajya ku munsi wa anniversaire yabo, amubwira ko na ari yari wabimufashijemo, anamubwira ko yamusabye kuzaza bakajyana. Darren ati: sheri, uriya munsi ni uwanjye nawe, ntabwo nshaka abandi bantu rwose. Sophie ati: sheri, nawe ntugakabye, njyewe ndumva ari igitekerezo cyiza tujyanye na Alia. Darren ati: nta kundi niba ari byo wahisemo. Ntibyatinze umunsi warageze, bicaye muri restaurant bose uko ari batatu. Alia ati: Darren, uribuka ko date yacu ya mbere twayikoreye hano? Darren ati: atisanzuye cyane ati: yego, ndabyibuka. Sophie biramutungura cyane, we yari azi ko bafitanye umubano usanzwe, ahita ababaza: mwaranateretanye se? Darren yitanguranwa ati: oya byari iby'abana bya university gusa nta birenze. Ikigaragara ni uko Darren na Alia bakundanyeho cyane bakiri bato. Bageze mu rugo umugore yarakaye cyane kuko Alia yakomeje kwerekana ko azi Darren cyane kurusha umugore we. Bari mu cyumba, abwira umugabo we n'umujinya mwinshi cyane: biriya byari biki ko utigeze unambwira ko mwateretanye? Umugore atangira gufuha cyane, arangije abwira umugabo we ati: ntabwo natuma aba hano birenze, ngiye kumubwira agende. Bukeye Darren yibetana na Alia, arangije aramutunganya cyane ati: biriya byari ngombwa kubivuga koko? Kuki uri gutuma umugore wanjye yumva adafite umutuzo? Alia ati: riga Darren, jyewe ndacyagukunda kandi ikindi ndagukumbuye cyane, kandi urabizi ko ubu yari kuba ari njye nawe turi kubaho gutya. Ibyo yabivugaga ari nakamwe amwikoreshwaho amureshya. Darren nawe asa n'uri gutwarwaho gake. Bakiri muri ibyo, umwana barabinjiranye bahita babireka. Hari mu masaha ya nijoro, Darren ajya kureba Alia aho aryama. Darren ati: Alia, kumpamagara aya masaha uranshakaho iki? Alia ati: rega, nk'uko nabikubwiye kare, ndagukunda cyane, ikindi ndagukumbuye. Ubwo ibyo yabivugaga ari nako amukorakora, birangira basomanye banakora ibyo bakora. Yari inzu nini, Sophie ntiyarabutswe. Bwarakeye Alia yamaze kubona inzu yo kubamo agiye kuyimukiramo. Sophie arimo amusezera amubwira ko azajya aza kumureba. Alia nawe arimo amushimira ko yemeye ko babana iyo minsi mike. Alia ati: umutaximen wanjye nawe Imana arantengushye ngo ambutiyaje yamufashe. Sophie ahita abwira Alia ati: oya, ntugire ikibazo, umugabo wanjye aragutwaza akugezeyo. Darren nawe yari ari aho hafi, abyumva vuba, aba aravuze ati: rwose tugende nta kibazo. Baragiye aramutwaza koko. Bagezeyo Alia nk'ibisanzwe areshya Darren, barongera bararyamana. Sophie yicaye mu rugo ategereje umugabo we Darren, abona amasaha yanagiye, aba aramuhamagaye, aramubaza ati: sheri, uri he? Undi ati: nagize akazi kenshi cyane, byabaye ngombwa ko nguma mu kazi nkataha nkarangije. Nyamara yari yibereye kumwe na Alia mu buriri biryamaniye.
Sophie acyicaye mu rugo iwe abona inshuti ya Darren yitwa Andrew imugezeho, iramubaza uti nta Darren ko namubuze? Sophie ati kandi ambwiye ko akiri ku kazi, yagize akazi kenshi cyane. Andrew si yari inshuti gusa na Darren ahubwo baranakoranaga. Andrew ahita yumva ko yaba ashyirishijemo mugenzi we, arijijisha ahita amubwira ati byashoboka koko, ariko reka njye hanze muhamagare numve. Darren yaje gutaha asanga umugore yabishe, aramutonganya, ariko umugabo yihagararaho aramubeshya cyane cyane ko Sophie atari yamufashe nta kibihamye. Sophie yicaye ari gukora bya bishushanyo bye, telefone ye irasona, yitabye yumva ni mama we. Mama we ati mwana wanjye, narose hari umugore ushaka kugutwara umugabo wawe kure yawe. Sophie ati mama, uhuje no gushidikanya kwanjye maranye iminsi. Sophie na Darren bicaye muri salo, umugore asaba umugabo telefone ye ngo akore akantu kanze kuri mashini ye ko byihutirwa cyane, atabikoze yahomba umukiriya ukomeye cyane w'ibishushanyo bye uba hanze. Darren yumva birakaze, amuha telefone ye ngo abikore adahomba uwo mukiriya. Mu by'ukuri ntabwo byari byo, ahubwo Sophie yashakaga kuneka umugabo we. Yafashe telefone y'umugabo we, arangije arayisikana, umugabo we atabireba, asikana amapassword yose ayasikanira muri telefone ye. Arangije acunga umugabo we aryamye, afata mashini ye yo ku kazi, afata muri za password yasikanye, arebamo iya mashini yo ku kazi ayishyiramo, mashini irafunguka. Arebye arumirwa, yasanzemo ibizibiti byinshi bimwereka ko Darren asigaye amuca inyuma, bimwereka n'uwamucana inyuma nawe. Umugore yararakaye cyane, ariko umugabo we araryama. Babyutse umugabo asanga umugore yicaye muri salo yabishe. Aramubaza ati sheri, ko wazindutse kandi nijoro numvishe waraye wabuze n'ibitotsi? Sophie ahita amubwira n'umujinya mwinshi, genda ibyo bibaze Alia. Mwibuke ko umugore yari yamuvumbuye. Darren ati ibyo bintu uri kunshinja udafitiye ibimenyetso ni ibiki? Alia ahita afungura mashine y'umugabo aramwereka. Darren kwihagararaho ati usigaye unyinjirira cyane, ukanangira muri mashini y'akazi utanambajije. Alia ati ndagufashe none uri kumbwira ngo nsigaye nkwinjirira nkaho wakumvisha ibyo nkubwira. Barashwanye, barashwana cyane. Darren arikubita ahita ajya mu kazi. Darren ntabwo yagiye mu kazi, ahubwo yahise ajya kureba ya nshuti ye Andrew, ayibwira uko byagenze. Andrew aramubwira ati mani, nari nakubwiye ko wakwirinda uriya mukobwa ngo ni Alia hakiri kare. Genda usabe imbabazi umugore wawe, nurangiza uhagarike umubano uwo ari wo wose ufitanye na Alia. Ndumva nta kindi nakubwira. Darren yahise yerekeza kwa Alia aho aba. Bari kumwe, Alia ati arakaye cyane, ushobora kumbwira impamvu utari uri kunyitaba umunsi wose? Darren ati usibye no kukwitaba, sinshaka umubano uwo ari we wese hagati yanjye nawe, birangirira aha pe, mbabarira. Alia ati reba kuri telefone yawe. Darren yarebye kuri telefoni. Alia yamwoherereje amafoto ye yambaye ubusa na video yabo bari gukora imibonano. Darren aratungurwa cyane ati ibi ni ibiki? N'ibyiki? Wabifashe ryari? Ati mbari kabiri wabisibye. Alia ati mbaza ngo ni iki bisaba kugira ngo nsibe ibi bintu? Darren ati mbwira bisaba iki? Alia ati emera nze kuba iwawe cyangwa se wowe uze tubane ureke Sophie umugore wawe. Darren ati urabizi ko ariko ibyo bintu uri kunsaba bidashoboka. Alia ati nguhaye ejo niwo munsi wa nyuma, nutabikora ayo mavideo ndahita nyashyira kuri interinete abantu bose bakubone, ku kazi kawe na madamu wawe abibona. Darren yataye ubwenge buri icyo akora, arangije ajya kugisha inama ya nshuti ye Andrew. Andrew ati ntabwo nari nzi ko Alia arwaye mu mutwe kuriya kari akageni. Darren ati mani ngira inama, nabuze icyo nkora, nataye umutwe, ndumva nenda kwiyahura. Andrew ati
njyewe ndumva wajya kumureba warikodinze telefone, hanyuma ugatuma avuga biriya agusaba n'umunwa we, hanyuma ukabijyana kuri polisi ukavuga ko ari kukublackmailinga. Darren yumva inama Andrew amugiriye niyo, arangije aragenda arabikora koko, aramurikodinga abivuga, arasohoka, arangije ajyana ayo majwi kuri polisi, atanga ikirego arega Alia ko ari kumublackmailinga. Ntihashize akanya Alia yari afite inshuti ikora muri polisi, iramuhamagara imubwira ko Darren yamureze ko ari kumublackmailinga. Alia yararakaye cyane, ahita ashyira ya mafoto na ya mavideo hanze avuga ati unshyize hasi nanjye reka tujyaneyo. Ku rundi ruhande Sophie atahanye umwana we amuvanye ku ishuri, yari akifitiye n'agahinda kuko umugabo we yamuciye inyuma. Ako kanya abona notification kuri telefoni ye, afunguye asanga ni amafoto y'umugabo we yambaye ubusa n'undi mukobwa. Mbibutse abibona yari atwaye umwana we mu modoka, ahita yikanga, bahita bakora accident we n'umwana we. Darren ari kumwe na Andrew bishimiye ukuntu bagiye gushirishamo Alia. Ako kanya telefoni ya Darren ibirasonye, yitabye bamubwira ko umugore we n'umukobwa we bakoze accident, bari ahantu mu bitaro. Darren na Andrew bahise biruka cyane bajya kureba aho umugore n'umukobwa wa Darren bari. Aragenda ahita yihuta ajya ku mugore we aho aryamye, amusaba imbabazi, ararira cyane amubwira ko bitazongera ukundi. Sophie abaza Darren ati umwana wanjye ameze ate? Darren ati muganga yambwiye ko namara kuvanwaho akantu ka oxygene umwana ari buze kumera neza nta kibazo. Sophie ariruhutsa, aruhutsa umutima. Ku rundi ruhande Alia amaze gukora biriya yarasohotse n'amavarisi menshi asa n'uri guhunga. Ako kanya agisohoka abapolisi bamugoye gitumo, baramufata bajya kumufunga bamushinja iterabwoba no gusakaza amashusho y'urukozasoni no guhoza umuntu ku nkeke. Filime irangirira aho ngaho.